kabiri Rwanda Truth Commission ifatanije n'abanyarwanda bafite ubushake no gukoresha ukuri, twiyemeje kugaragaza ko ibyakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu, ubwicanyi kuva FPR itangiye intambara 1990 ari jenoside. Mpagaze imbere yanyu hano nongera gushimangira icyo kintu kugira ngo bisobanuke neza ko FPR cyangwa se APR Inkotanyi iyobowe n'ishami rya DMI, Directorate of Military Intelligence, ishami ryitwa ko rikora iperereza rya gisirikare, mu by'ukuri ni ishami rimeze nkaho ni ikimashini cyo kwica. Icyo kimashini kikaba aricyo cyubakiwemo inzego zose zari zigize igisirikare cya APR. Umwaka ushize natanze ingero uko systeme cyangwa se igisirikare cyari cyubatse, uko inzego z'iperereza zari zigiye zifite amashami atandukanye n'amazina atandukanye, uko zo operatingiraga muri za section, platoon, company, kuzamura kugeza no ku ma-unit. Ubwo buryo bwari buhari nubwo kugira ngo bumenye buri muntu wese ushobora kwiyopoza kuri system. Niba system itakunogeye kandi uyirimo, icyakurikiragaho ni ugupfa, ni ukwicwa. Ntabwo ari ukuvuga ngo hari ukujya impaka ngo murakora deba ngo uvuge ngo ibintu binejeje. Oya, ibintu ni bibiri, cyane cyane mpere ku basirikare. Icya mbere, waramaze kwinjira igisirikare warakigezemo, nta buryo wari ufite bwo kugisohokamo. Wageragezaga gutoroka, iyo wagiraga amahirwe bagupfuye agasoni ntibagukubitaga mfumu, bagukubitaga inkoni 200. Inkoni 200. Uko bagukubitaga nicyo ushaka kubaza. Abasirikare bamwe bafataga amaguru, abandi bagafata amaboko, abandi bakicara ku bitugu, hagasigara ikibuno. Hakaba hari n'uhagaze hano abara inkoni kugira ngo niyibeshye zisaguka barazimukubita. Nimba bagukata inkoni 200, ni ukuvuga ngo uri umurami, ubwo ni faveur, ubundi ni agafuni. Hakaba hari undi hagaze hari uzibara, uzibara hakaba na babiri bazikubita, umwe ahagaze aho undi ahagaze aho, bakavurugana pa 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 pa, nawe ubara bakubita akabuno, bagakubita amaraso agasimbuka, inyama zigasimbuka, bakazirangiza tukaza kuguterura nyine tukagushyira ku mazi ashyushye. Ibi nta miti yari ihari, nuko bimeze. None se ko mvuga ibyo nari ndimo, ndavuga ibyo nabwiwe. Icyo ni ikindi kibazo. Ariko uraza kumbaza niba ikubwira ko mwereka n'ikibuno.
ubwo ibi bisekwa muri byiza kandi utarabirimo hari igihe tubivuga nk'uko bariya ndabona ubukabya nuko batandukanye n'abariya bantu. Uko niko kuri. Umusirikare wese wabaye mu Nkotanyi arabizi. Atari agafuni ni ikiboko. Ibiboko bike wakatirwaga bitewe n'icyaha wenda wakoze ni 100. Ibyo ni byo bike, ariko ntabwo ari munsi y'100. 100 zo narazikubise. Icyo nicyo nanze kurimo urahindura. Ubwo utangiye kumaza ngo nagize nte urambaza n'ikibuno gikomeyeho cyane ko cyarakozwe cyarabaga. Nababwiye uburyo iyo systeme yakoraga ku bana bazaga mu gisirikare. Abari bafite akaga gakomeye cyane ni abavaga mu Rwanda kubera kutizera. Tubivuga kenshi, niyo mpamvu no kwibuka tugenda dusubiramo ibyo twanyuzemo kugira ngo bibashe kudufasha kwiyubaka no gusana imitima y'abarokotse, no kugira ngo ayo mabi twanyuzemo atubere inzira yo gutekereza ese u Rwanda dukeneye koko ubu ni urukubita ibihugu, ni urw'agafuni, ni urw'imipanga, ni urw'impiri, aho ni umukoro wacu. Icyo gisirikare nk'uko nabivuze ejo cyashimuse ishyaka rya RPF Inkotanyi nyuma y'urupfu rwa Rwigema. Systeme ya DMI yacaguriwe abayobozi bayiyoboraga b'abahanga mu kwica kandi bari barabyigiye Uganda. Ejo nabo uko byatangiriye Ruweru, nababwiye ko ari naho Paul Kagame yakuye akazina ka Pilato, nibwo yubatse abahanga mu kwica, kandi mu kwica bahera ku basirikare bagenzi babo. Noneho ibibazo by'ubuhunzi n'ubu mubona dufite hanze aha bigenda bidutera inzangano hagati yacu, byari bihari. Bakwanga bakakwica baguhuye ubusa. Abahutu bazaga mu gisirikare, abana b'abasirikare b'abasivile bazaga bavuga bati ibyo tubona mu Rwanda twese tubona ko ari bibi, reka tujye gufasha Inkotanyi wenda twahindura ibintu. Bakaza bafite urukundo rwo kumva ko imiyoborere yari iri mu gihugu nawe itari banejeje. Harimo abajya bibwira ko Abahutu bose bari banejejwe n'ubutegetsi bw'Abahutu, no, bakagera mu Nkotanyi abo ntabwo bashoboraga gusaba ibinga n'icyumweru, oya, barishwe. Muri uko kwicwa hakoreshwaga uburyo bwose bushoboka. Navukiye mu Rwanda niho nakuriye, ntabwo nigeze mbona umuntu uzirikwa akandoye. Akandoye iyo nkavuga cyangwa nkabisubiramo si ukwisubiramo. Ukaziritswe cyangwa se ukabona uwo bakaziritse, ntabwo byazakuvamo, uzabivuga iminsi yo kubaho kwawe kose. Akandoyi ni ingoyi, wenda ushobora kwibaza ko ari nk'injishi bajishi nk'abagiye no. Akandoyi ni umugozi bakuzirikira amaboko inyuma. Bari bafite abahanga babo baguteraga ivi mu mugongo ku buryo agatuza kajya imbere, bakakuzirika ingoyi bafashe aya maboko ari inyuma ku buryo agatuza karega, ku buryo wanakubitaho kagaturika. Ako kandoyi
harimo n'abandi bari bafite n'ubugome, noneho abo bashaka gutorotira bakazamura n'amaguru inyuma yombi bakayazirikana n'amaboko. Ntabwo ushobora kumara iminota 5 kuri ako kandoye n'imitsi y'umutwe itaraturika. Iyo wagiraga resistance ntuturike, iyo waga wakati wagafunga. Nimurebe nawe nk'uko tubana, nkagira gutya nkabona bafashe nkiko bamushyize hariya bamuziritse akandoye bamukubise ifuni ku gatwe k'inyuma, ubwonko burasohotse. Ndeba, nimwimagine iyo image insigayemo, kuko uruti rw'umugongo rugira rutya, ugasigara wibaza uti ruriya ni rwo ngiye gupfa cyangwa se nzapfa, buri waragiye. Hari igihe umuntu atangira kuvuga ibyo yagiye abona, kuko mu bahanga ni terapi, ariko bitera akababaro. Bitera akababaro kubera iki? Subiza inyuma, mwabaye 94 muri jenoside, mwabonye ko abantu bapfa, ariko wenda bamwe mwarirukaga abandi, ariko noneho mwibaze kuba uri umwana wayobotse igisirikare cy'abantu uzi ko bagiye guhindura ibintu, ugasanga barica abantu muri ubwo buryo. Iyo uhagaze nk'ubu mu myaka 25 ishize cyangwa se 28, ntabwo iyo film ishobora kukuva mu mutwe. Iyo mpagaze rero ntangiye kubivuga, ntangira kugenda nibuka ibyo bintu ko byagiye bigenda biba. Ibyo bintu ntabwo mushobora kwibaza uburyo bibabaza, uburyo bishobora gutuma n'umuntu asara, mukabona abantu baribuka ku musozi. Harimo n'abana benshi bagiye bakoreshwa ibyo bikorwa byo kwica, abenshi barapfuye, abandi babaye abasazi completely, bajya mu bitaro by'abasazi Indera. Abandi basariraga mu gisirikare bakazabajyana bakabica kubera ko babaga bazi impamvu. Kuva 90, iyo mwumva ubwo bwicanyi bwatangiriraga muri training wing, na mbere y'uko winjira muri training wing hari aho bagomba gukora screening. Izo screening ni ukugosora, kujonjora. Ni ugosora, ugosori inkumbi zigenda hasigara ibyo wifuza ko bisigara. Nuko byari bimeze. Noneho ku front line habaga hari amabatayo cyangwa se imitwe y'igisirikare irwana. Iyabaga mu by'ukuri iri ku front line irwana n'umwanzi imbere, ntabwo ariyo mitwe yicaga abaturage. Hari abaturage babaga mu mirwano, mu masasu, abo barapfa, ariko abaturage aho mu Rwanda kugira ngo hari bagomba gusubira inyuma y'imirwano, hari amabatayo yaragizwe n'iyo mitwe ya DMI, agizwe n'umutwe wa military police. Umutwe wa DMI wari uyobowe na Kayumba Nyamwasa na Steven Barinda, Jacques Nziza na Rwahama Jackson. Uwo mutwe niwo wari urimo ba Dani Munyuza na bagenzi babo mwumva n'uyu munsi wa none bagikora amarorerwa. Umutwe
wa military police niwo bawuhaye Rwahama ava muri ariko si ukuvuga ngo avuye muri DMI, ahubwo ni branch ya DMI. Izo rero nizo zicaga abo zagombaga kurinda, kuko nizo zifata abaturage zikavangura n'abasirikare bafashwe. Bitavuze ngo abasirikare bari ku front line barwana ntihaburagamo abica abaturage, harimo abicaga abaturage, ariko abo ngabo ntabwo bari benshi kuko nta mwanya babaga bafite uhagije, kubera ko icyabaga ari akazi kabo no kurwana. Ntabwo rero wabona atari ihagije yo kugira ngo urarwana kandi ugenda ajya no gushaka abaturage bica. Hari abashinzwe kureberera abo baturage nibo babica. Uko niko system yari ikoze. Umutara, Byumba, Ruhengeri, aho twagiye dutangira nuko byagiye bigenda. Hishwe abantu benshi, n'uyu munsi wa none tudashobora kuba tuzi umubare. Bisaba ko umunsi kariya gatsiko ka FPR DMI kazahirima, dufite akazi katoroshye. Uretse ko buri musozi dufite abantu bari bawuturiye, buri muntu azabe, abantu baraziranye, wabuzabe arahazi, baba barabiciwe muri Kongo ariko bagira aho bakomoka, bagira ntihabura igihuza n'akasigaye cyangwa se n'inshuti yasigaye. Ibyo bintu amaherezo tuzabimenya. Nagahinda kwibuka harimo abantu bajya bimbwira ngo ni ikintu ngo abantu baragikoresha, urakoresha kwibuka se ngo bigende bite? Bamwe bajya bavuga ngo Musonera avuga ibintu akavugira abahutu. Iyo babivuze muri iyo mvugo hariho abantu batabasha gusobanukirwa, ubwo babishyize muri cadre y'ubwoko. Cya kindi bavuga ngo abahutu bose ni abajenosideri. Ntabwo ukwiye kuvuga ko bishwe kuko bagombaga gupfa. Ibyo nicyo bivuze. Abahutu bose ni abajenosideri. Bakirengagiza ko harimo abahutu bakijije abatutsi, bakirengagiza ko harimo abahutu bapfanye n'abatutsi muri ako kaga ka jenoside, bakirengagiza ko hari abahutu bari kumwe na RPF bayiri imbere, aribo batumye basha no kugera ku byo yagezeho. Bakirengagiza ko muri abo bahutu bari kumwe nabo bari bafite n'imiryango mu gihugu, ariko barayitse. Iyo tuje kwibuka tukavuga ngo jenoside yakorewe abahutu, hakagira abahaguruka bakaza kudushihabura, ntacyo bimbwiye. Ndavuga ibyo nemera, ndavuga ibyo nabonye, kuko ni twebwe turi abatutsi bavuga ngo nta tandukaniro ryacu n'abahutu kubera ko twabanye nabo ntitwahunze. Ngaho noneho nimwibaze abaturage rubanda rwibereye aho ngaho rutagize icyo rubafasha, aho babasanze urumva barabakorera, bagombaga kubakorera iki? Niba bica abo basanze baje no kubafasha, ese abo ngaho utanemeye ko wenda bajya ku rugamba ngo barase, ntiwabaha n'ibishyimbo cyangwa n'imvungure bakazikorera bakajya bazikuzanira, bakikorera nawe utabizeye? Iyo rero tuvuga ngo jenoside yakorewe abahutu, nuko tuzi uko yakozwe kandi tunerekana n'agatsiko kari ku mutwe w'ingabo za FPR DMI wakoze iyo jenoside. Twadekaraye igice cya mbere
tuzagaragaza n'ikindi gice cya kabiri uko urwo rutonde rwagiye rukurikirana n'uko rwakoze ibyo bikorwa. Tugatekereza uburyo tugomba kuzabakorera ibirego, tukabarega muri Loni, tukabakorera na za mandadare bakazabafata. Ndagira ngo ngaruke kuri DMI kuko niyo mashini ikoreshwa mu yakoze muri jenoside igihe cy'intambara, n'ubu nigikora, niyo yica noneho n'ababacika cumu. Ibuka, Avega, ARG, CNRG, GRG bafite imiryango, izi ni branch za DMI. Waba ubirimo utabyemera uzabibamo, kuko bahagurutsa Ibuka, bahagurutsa Avega n'indi miryango. Tuvugana nabo bacika cumu kuko ni bene wacu, bakatubwira bati mwebwe ntabwo muzi biraha, nitudahaguruka ngo tuvuge ibyo bashaka baratumara. None se Ibuka, Rwigara ntabwo ari umucika cumu? Avega, umugore wa Rwigara ntabwo ari umucika cumu? ARG, ntabwo Diane Rwigara ari umucika cumu? Urwo ni urugero rwa bugufi. Zavuze iki se bamaze kwitwa cyangwa abandi kugira ngo n'abanzi b'igihugu barakorana n'abarwanya igihugu? Abanzi b'igihugu mbega ni bande? Cyangwa isigaje iminota ingahe? DMI aya mashyirahamwe ni itunze kuri buri muntu wese ushobora kuvuga ngo iyo ubivuze impamvu nk'ubu nkanjye kugira ngo umborere icyaha ubufatanye bwacu no gushyira ntibashobora kubishobora. Icyo dusabwa ni icyo dusabwa ni uguhaguruka tugashyira amaguru yacu hamwe tukavugisha ukuri byatubayeho. Kwibukira hamwe ntabwo ari ukuvuga ngo ni politiki.